urubuga wa munyabugome uzarwanya Kristo n'ubwami bwe ari we Antikristo. Ibice 5 Abagalatiya umurongo waho wa 10. Ishusho yo gukora kwe yamaze kugaragara. Abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 11 na Yohana wa mbere ibice 2:18 na Matayo 24 kugeza umurongo wa 5. Hano haravuga ngo Yohana wa mbere ibice 2:18 na 19 hakubwira uburyo Antikristo azakora. Ibizabaho icyo gihe bizaba binyuranye n'iby'isezerano rishya ritwigisha kubijyanye n'ubugingo, ubuzima bw'umukristo muzima. Imana itugirire neza. Mbibutse ko ibi bihe turi kwiga ari ibihe bya nyuma, kandi mwibuke ko mu bihe bya nyuma twize ko bazahindura n'iyi Bibiliya. Iyi Bibiliya bazayihindura bakita igitabo wenda cy'umwaka runaka. Iyi Bibiliya irimo amagambo abangamiye abantu b'abatinganye, abangamiye abahuje ibitsina barya. Arabohora TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Twongeye kubasuhuza bakunzi Arabohora TV. Tumaze igihe kinini tubakumbuye, muraho neza. Iminsi yaribaye myinshi, nari maze iminsi ndwaye ntakora ibiganiro, ariko ndashima Imana yankijije, haba nagarutse amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabasuhuje cyane rero, mugira amahoro kandi umugisha w'Imana ubabeho. Amazina yanjye nitwa Betty, nkuko tumenyeranye hano kuri Arabohora TV. Ndi umukozi w'Imana, nkorera umurimo w'Imana i Remera muri Chapelle cyangwa International Service. Ni service ihari ikoresha Icyongereza n'Igifaransa. Niho Imana yampamagariye, niho ndi gukorera umurimo w'Imana mu itorero rya Remera. Shimira abantu mwese mukomeza kudukurikirana, mukaduha comment kuko biradufasha, bituma tumenya ubutaha cyo tukosora, cyo tubabwira, kuko muri uyu murimo ni ugufashanya. Nta muhanga mu by'uru rugendo, umuhanga ni Yesu Kristo, niwe muhanga w'uru rugendo. Hari isomo rero shaka ko twiga, isomo ryitwa ibihe bya nyuma. Ese iyo mwumvise ibihe bya nyuma mwumva iki? Akenshi abantu bakunda kubyigisha ku bantu bize theology mu buryo wenda buhambaye. Nyuma rero ibihe bya nyuma nashakaga kubahaho inyigisho, tuzabyigaho nk'iminsi 2. Icyigisho cy'ibihe bya nyuma. Mu busanzwe ngewe nize theology, niyo masomo nakurikiye, numva nyakunda, kandi n'ubu numva nzanakomeza kugera ku rwego umwami Imana ashima cyangwa ashaka. Amagambo abanza, ibimenyetso by'ibihe, urupfu, igihe cyo hagati, umuzuko, ingoma y'imyaka 1000, umunsi uheruka w'imperuka, tukagera ku musozo. Muri iki gihe tugezemo, abantu batari bace iyo babona ibibera ku isi ya none baravuga bati tugeze mu minsi iruhije, tugeze mu minsi y'imperuka. Abenshi niko bakunda kuvuga. Abanyamadini ndetse n'abanyamatorero nabo muri iyi minsi baravuga bati tugeze mu minsi y'imperuka. Ukibaza abantu bose ko bavuga ngo tugeze mu minsi y'imperuka, imperuka ni iki? Ese imperuka izaza ryari? Mbibutse ko iri somo tugiye kwiga ari ibihe bya nyuma. Abakristo batari bake, abakristo bati ibimenyetso umwami wacu Yesu Kristo yavuze bizamubanziriza by'imperuka y'isi tumaze kubibona.
akenshi niko abantu benshi bakunda kuvuga bati tumaze kubibona uko bikurikirana, bamwe bati birarangiye, abandi bati hari ibisigaye bitarasohora, mube muretse mwica igikuba. Ubu ndashaka kubereka wenda introduction y'ibihe bya nyuma. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo isi yararangiye iyo barebye ibiba, abandi bakavuga bati ntabwo irarangira, hari ibintu bigisigaye. Ese wowe mwene data ukurikiye iri somo ubona ibihe bimeze biti? Nibyo tugiye kuganira. Hanyuma rero abandi bakavuga bati tugeze mu gihe cyoroshye cy'iterambere cyangwa se kiryoshye cy'iterambere, ariko twibuke ko Yesu yavuze ko mu gihe abantu bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, ko aribwo bazatungurwa. Ibyo tubyibukiranye igihe abantu benshi bamaze kubona ko nta kibazo, turi mu gihe cy'iterambere kiryoshye, ikoranabuhanga, ikintu cyose ushaka uragugoringa, washaka ukajya kuri YouTube ukareba uko bateka, washaka bya bindi by'ubutinganyi ukabisangaho. Igihe abantu benshi bamaze kubona ko nta kibazo, nibwo umwami Yesu azagaruka. Hano rero mu ntangiriro dusoma amagambo yabanje, tukanasoma n'amagambo azaheruka. Twibuke ko Yesu yavuze ko mu gihe bazaba bavuga bati ni amahoro, ni amahoro, nta kibi twibuka, nibwo umwami Yesu azagaruka kandi abantu bazatungurwa. Ntabwo icyo gihe kizaza ngo abantu babe bariteguye bose. Ni ngombwa rero ngo turebe ku bintu bibiri. Icya mbere turebe kandi dutekereze ku Mana. Ibintu bibiri, turebe kandi dutekereze neza ku rupfu, kuko ari rwo rusa naho rurangiza byose. Imana itugirire neza. Kuko ijambo ry'Imana mu byahishuwe riravuga ngo ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Ibyahishuwe 1:8, Yesu ati ibyahishuwe 1:18, ndi uwa mbere ndi uw'imperuka. Rero abantu bakwiye gutekereza ko habayeho igihe cya mbere, hagomba no kubaho imperuka. Aha rero turi kwiga ku bihe bya nyuma. Imana itugirire neza. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo imperuka ntizaza, ni iby'abarokore, ni iby'ababandi. Ariko bene data mudukurikiye, mbibutse ko igifite itangiriro gifite n'iherezo. Byanze bikunze rero muri iri somo turiga uburyo ibihe bya nyuma bizaba bimeze, n'igihe Yesu azajya kugaruka bizaba bigeze he. Imana itugirire neza. Hano turavuga ngo kandi turebe dutekereze neza, kuko urupfu ari rwo rusa naho rurangiza byose. Kuko abantu bariho, iyo abantu bariho ari bazima babona nta kibazo, tumenye icy'agaciro, duha agaciro cyane, cyangwa dutekereze cyane ku Mana, kuko urupfu rwo ruraza igihe cyose rushakiye. Wajya kubona ukabona ruragutwaye, ahubwo rwakujyana ugiye hehe. Iyo umuntu avuze gupfa, abantu benshi babyibazaho ndetse bakumva ko ari ugukabya. Ariko bene data, igihe cy'urupfu Bibiliya ivuga ko Imana izahoraho, ariko ko umwanzi wa nyuma uzaheruka gukurwaho ko ari urupfu. Muri iri somo ibihe bya nyuma cyangwa ibihe by'imperuka, umwanzi wa nyuma uzakurwaho ni urupfu. Bishatse kuvuga ngo igihe uriho urupfu rwaza rukakujyana, rukujyanye udakijijwe, ubwo imperuka yawe bigize gute? Ibirangiye. Ariko nyuma y'ibyo nanone hazabaho imperuka y'isi. Yesu nagaruka rero ngo azakuraho urupfu. Umwanzi w'abantu n'Imana ni urupfu. Mu bihe bya nyuma rero Yesu nagaruka azafata ngo urupfu arukureho, arubaze ngo waruboriwe rw'urupfu, kunesha kwawe kuri hehe. Reka turebe ibimenyetso by'ibihe cyangwa les signes des temps.
Imperuka y'ibihe igaragazwa n'ibimenyetso bivugwa na Bibiliya. Ibimenyetso byo mu itorero, le signe de religieux. Itorero rizakora umurimo waryo hose ku isi wo kwamamaza Kristo. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana dusomye muri Matayo 24 umurongo waho wa 24. Niho havuga yuko mu bihe bya nyuma ubutumwa buzakwira isi yose. Abantu benshi babwumva. Ese iyo witegereje ibi bihe turimo ubona abantu benshi bashatse ubutumwa babubura ku ma YouTube channel buba buriho. Ugiye ku ma internet usanga biriho. Ibintu byose ubu birahagaragara. Hariho ibinyoma, hariho ubutumwa bw'ukuri, ariko ngenda ndashaka kubabwira ngo niba mushaka ubutumwa buzima mujye mukurikira ino televiziyo yitwa Arabohora. Icya kabiri tubonye ko icya mbere itorero rizakora umurimo waryo hose ku isi no kwamamaza Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Twabisanga muri Matayo ibice byaho 24 umurongo wa 14. Itorero rizagwa, rizatotezwa, rizahohoterwa. Eglise présente Matayo 24:9. Icya gatatu itorero rizasubira inyuma, hazabaho urudubi rw'amadini, rizajya mu ntege nke. Itorero rizajya mu ntege nke ariko rizatabarwa. Eglise retrograde Matayo 24 umurongo wa 10 kugeza 12. N'Abatesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 1 kugeza 12. Aho hose wahasanga ibyibibi. Na Luka ibice 18 umurongo waho wa 8. Kuki itorero rizatakaza ubuzima bw'umwuka muri icyo gihe? Ubwo tugiye kureba impamvu itorero rizatakaza ubuzima bw'umwuka muri icyo gihe. Mu bihe bya nyuma abantu benshi bari kugerageza kugaragaza impano zabo. Ugasanga abasambanyi barabigaragaza ku ma YouTube njya mbibona, abantu bakanabikurikira cyane. Ariko ugasanga ibi ngibi bibabwira ubutumwa buzima bushobora kubakura mu byaha, ugasanga abantu ntibabikunze. Mwibwira ko ari iyihe mpamvu? Ni ibihe bya nyuma. Icyo gihe cyo gutegereza gishyira ukwizera mu kigeragezo. Bisaba ko abategereje baba maso, bahora bisuzuma. Matayo 25 umurongo wa 5 havuga ibyaba abakobwa 10, 5 ngo bacanye amatabaza, abandi bacana, abandi babura amavuta mu mperezo. Rero mu gihe cy'igicuku, igihe cy'akabwibwi, igihe abantu badatekereza ko umwami Yesu yaza, icyo nicyo gihe Yesu azazira. Muri icyo gihe imyitwarire y'abantu izahura n'ingorane. Abantu bazagira imyitwarire mibi cyane. Usanga abana ntibacyubaha ababyeyi, ahubwo ababyeyi barasabwa kubaha abana, ibintu babicurike. Mu gihe Bibiliya itubwira ko ababyeyi bazarera abana neza, ariko abana nabo bubahe ababyeyi. Iyo ubireba rero ubona abantu baratangiye kwitwara nabi. Ngo muri icyo gihe imyitwarire y'abantu izahura n'ingorane, imibabaro no kurenganywa, kandi abahanuzi b'ibinyoma bapfuye bahagaze bazaduka bazanire akaga itorero. Iyo mwitegereza mu itorero nta bahanuzi b'ibinyoma mubona. Iyo mubona abantu munahaguruka akabeshya, agahanura ibinyoma kugira ngo abone indamuze, cyangwa akiyisha mu itorero agakora ibyaha. Ibi rero mu bihe bya nyuma biranditse ngo bene abo bantu bazazanira itorero akaga. Abari mu isi bazumva babakirane, bazabumva babakirane neza, bazabumva bakirane neza n'ubuhanuzi bwaho bw'ibinyoma, bitume bava mu kwizera nyakuri. Iyo witegereje muri kino gihe ubona abantu bashaka ubuhanuzi cyane. Umuntu apfa kuba avuze ati Imana iravuze, niyo yaba abeshya abantu ntibabyumva. Benshi rero
bari kwihisha muri ubwo buhanuzi bw'ibinyoma, bakagenda bakayobya abantu bakagwa, abantu bakajya mu butayu bagasambana, ngo Imana yabibabwiye, ngo Imana yababwiye ngo nta kibazo n'urukundo, muzabona ishyano. Iyi teoloji ivuga ko ari ibihe bya nyuma. Imana itugirire neza. Icya kane, imyizerere y'ibinyoma cyangwa amadini apfuye y'ibinyoma. Ngo imyizerere y'ibinyoma cyangwa amadini apfuye y'ibinyoma, aho bazajya bakubwira ngo twara ibitangaza, ngo ino wakire gukira, ngo kandi bakorera Satani, bafite kuzimu yarabahagurukiye. Imana itugirire neza. Twibukiranye ko muri iki gihe amadini menshi ari nasenga inzoka. Mbese abantu bose barashishikaye. Wowe mu Kristo nubwo unaniwe gukizwa, ukaba unaniwe gukorera Imana, ukaba unaniwe kwirinda icyaha, mbibutse ko Satani watananiwe n'abakozi be barakorana umwete. Urabona abantu bararwaye indwara z'abadayimoni ku rwego rurenze. Urajya kubona ukabona umuntu yari muzima, ukabona arihinnye. Imana itugirire neza. Ibi ni ibihe bya nyuma. Hazabaho kwizera, kwiringira ibinyoma n'inyigisho cyangwa ubutumwa bupfuye cyangwa ubundi butumwa. Abahamya, abigisha bahagarariye amadini ya Gikristo atarayukuri. Hano haravuga ngo mu Gifaransa ni les églises falsifiées. Église falsifiées zibaye nyinshi. Kwizera ibiremwa, ba maji, abashyitsi, abapfumu, abatubuzi, abantu bazabihindukirira, bazababeshya ko babafasha ngo babone ubuzima bwiza, bazashakira ubuzima mu bapfuye. Imana idufashe. Ikindi, ingengabitekerezo ya politike izasimbura inyigisho y'idini. Politike n'idini bizaba byivanze cyangwa bizaba reka mvuge ngo bizivanga. Ingengabitekerezo ya politike izasimbura inyigisho y'idini. Politike n'idini bizaba byivanze. Imana idufashe. Ingengabitekerezo ya politike izasimbura inyigisho y'idini. Politike n'idini bizaba byibanze. Mu madini bazavukamo intambara, amacakubiri, bangane, barobanure ku butoni, bazahanwa na nyiritorero agarutse. Dusomye Matayo 24:45 umurongo wa 51. Cya gatanu, ubwoko bw'abayuda ni ikimenyetso. Mariko 13:30. Banze kwemera Mesiya Yesu Kristo, bazemera ati Kristo naza. Kinacyo ni ikimenyetso. Yohana 5:43. Bafite isezerano ryo gukomeza kubaho nk'ubwoko. Mariko 13:30 na Yohana 5:42 ndetse na 43. Bafite isezerano ryo gukomeza kubaho nk'ubwoko, bafite isezerano ryo kubohorwa muri politike. Luka 21 kugeza umurongo wa 24, Matayo 24 umurongo wa 2. Bafite isezerano ryo kuzakizwa, bazatabarwa. Abaroma 11:25 na 28 na Yeremiya 10 umurongo waho wa 16. Aba bazaba bafite isezerano ryo kuzatabarwa. Ibimenyetso ku myitwarire: l'esprit d'empire, l'esprit d'imaginatif, umwuka w'amayoberane. Abatesalonike ba 2:2 umurongo wa 7 kugeza 12. Ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 23 na 33 na Matayo 24 umurongo waho wa 24. Bazitandukanya n'amategeko cyangwa ijambo ry'Imana. Urugero: gushyingiranwa kw'abahuje ibitsina, kuvanamo inda, bizaba ari akaga ku itorero cyangwa ku bakristo cyangwa eglise. Abaroma 2
21 umurongo wa 24 na Matayo 24 umurongo waho wa 12 n'Abatesalonike ba mbere ibice 2 umurongo w'9 kugeza ku wa 10 na Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 1 kugeza kuri ku wa 5 aho bavuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya ubwo abantu bazaba bikunda birarira ari indashima batarabera badakunda n'ababo ngo bazaba bagambanirana bavandimwe bangane ababyeyi banga abana babo. Ibi ni ibyanditswe mbibutse ko iri somo ryitwa ibihe bya nyuma kubize teoloji. Cya kabiri, bazasenya urufatiro rw'umuryango, bazahindura amategeko shingiro y'umuryango cyangwa on renverse les fondements de la famille. Ab'umuryango bazahura n'akaga, agahinda n'ubuzima bubi, extreme afflict de la vie. n'Abatesalonike ibice 2 umurongo wa 11 n'uwa 12 n'Abagalatiya 5 umurongo wa 19 n'uwa 20 na Timoteyo wa 2 ibice 4 n'umurongo wa 4. Ibi byose ni ibigaragaza ibihe bya nyuma. Mbasobanuriyeho gato, hano haravuga ngo gushyingiranwa kw'abahuje ibitsina, ibi ni ibihe bya nyuma. Icya gatatu, bizabaho ngo bitegurire urubuga wa munyabugome uzarwanya Kristo n'ubwami bwe ari we Antikristo. Ibice 5 Abagalatiya umurongo waho wa 10. Ishusho yo gukora kwe yamaze kugaragara. Abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 11 na Yohana wa mbere ibice 2:18 na Matayo 24 kugeza umurongo wa 5. Hano haravuga ngo Yohana wa mbere ibice 2:18 na 19 hakubwira uburyo Antikristo azakora. Ibizabaho icyo gihe bizaba binyuranye n'iby'isezerano rishya ritwigisha ku bijyanye n'ubugingo, ubuzima bw'umukristo muzima. Imana itugirire neza. Mbibutse ko ibi bihe turi kwiga ari ibihe bya nyuma, kandi mwibuke ko mu bihe bya nyuma twize ko bazahindura n'iyi Bibiliya. Iyi Bibiliya bazayihindura bakita igitabo wenda cy'umwaka runaka. Iyi Bibiliya irimo amagambo abangamiye abantu babatinganye, abangamiye abahuje ibitsina, baryama n'abahuje ibitsina. Irimo ibintu politiki idashaka. Mbibutse ko iyi ari teoloji, turayiga ari teoloji, ariko hari icyo wakuramo nawe. Wamenya ibihe aho bigeze ugakiza ubugingo bwawe. Mbibutse ko ngo abantu benshi bazaba bashakisha inyigisho nzima ariko bazibure, kubera ko abatubuzi n'ababeshya bazaba barabaye benshi. Aho abantu bazajya baza mu mago yanyu azana ibintu ashyire mu ntebe bavuge ngo Imana irabimweretse, kugira ngo mukunde mumwemere, kugira ngo mukunde mumuhindamo. Ibi ngibi igihe kizagera Yesu nagaruka atsembeho iyi mikorere mibi ya Satani. Imana itugirire neza. Ibizabaho muri icyo gihe bizaba binyuranye n'iby'isezerano rishya ritwigisha ku bijyanye n'ubugingo cyangwa ubuzima bw'umukristo muzima. Ibimenyetso muri politiki, mu mitegekere y'isi hazabaho intambara nyinshi hirya no hino ku isi. Imishyitsi, imitingito n'ibiza. Dusomye muri Luka 21 umurongo wa 11. Ibyahishuwe ibice 5 umurongo wa 5 n'uwa 8. Ibihumbi n'ibihumbi by'abantu ku isi bizicwa n'inzara, umudari n'indwara zayoberanye z'ibyorezo. Ibihumbi n'ibihumbi by'abantu ku isi bizicwa n'inzara cyangwa umudari n'indwara zayoberanye
z'ibyorezo. Ibyahishuwe 8:6 umurongo w'8. Hazaboneka ibimenyetso mu byaremwe. Turebe uburyo hazaboneka ibimenyetso mu byaremwe. Umuvumo Itangiriro 3:17. Ibyaremwe biziheba kubera gutungurwa n'ibigiye kubaho. Abaroma 8:22. Luka 23 umurongo wa 44 na Matayo 27:51. Mu rupfu rwa Yesu hatunguranye ibitatekerezwaga ko byabaho. Mu rupfu rwa Yesu hatunguranye ibitatekerezwaga ko byabaho. Ubugingo buhoraho si ubw'umubiri bwagenewe umuntu w'imbere, umwuka cyangwa ubudahangarwa. Urupfu rwa kabiri ni iki? Urupfu rwa kabiri ni ugutandukana k'umuntu n'Imana. Nirwo rupfu rwo mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga urupfu rw'ubugingo cyangwa urupfu rw'abatizera. Mana itugirire neza. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo urupfu rwa kabiri ni iki? Urupfu rwa kabiri ni ugutandukana k'umuntu n'Imana. Nirwo rupfu rwo mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga urupfu rw'ubugingo, urupfu rw'abatizera. Urupfu rwa mbere, umubiri usubira mu gitaka, umwuka umuntu agasinzira. Urwo ni urupfu rwa mbere. Urupfu rwa kabiri, umwuka cyangwa umuntu w'imbere atandukana n'Imana burundu. Uru ni rwo rupfu rw'umunyabyaha utizera. Umuntu w'imbere ntapfa nk'umuntu w'inyuma. Umwuka utandukanye n'umubiri. Umuntu w'imbere ntapfa kuko umuntu w'imbere asubira ku Muremyi, ariko uyu mubiri ugasubira hehe? Mu gitaka. Icyitonderwa, abanyabyaha, abadakijijwe, abatizera Yesu nk'umukiza wabo, abataravuka ubwa kabiri, abatarakiriye imbabazi z'ibyaha byabo zibonerwa muri Kristo Yesu, abatari muri Kristo Yesu bazarimbuka, bazangirika ku muzuko wa nyuma. Nabo bazazuka, bazukira gukorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Bazaba batandukanijwe n'Imana iteka, nta mubiri w'ikuzo, glorify. Bazazukana, bazababazwa iteka ryose, bazaba mu gihano cy'iteka ryose kuko batizeye Yesu Kristo umukiza w'abanyabyaha. Yohana 1:29. Igihe cyo hagati, l'état intermédiaire, l'état d'attente. Igihe cyo hagati n'igihe kiri hagati y'urupfu n'umuzuko. Icyo Bibiliya yigisha, icyo ibyanditswe byera bivuga kuri icyo gihe ni muri Luka 16:19. Uhasomye wasanga neza iki byanditswe byera yibivugaho. Icyo gihe abakiranutsi bazaba batarahabwa ibihembo byabo, bazaba bategereje kugeza ku muzuko wa mbere, bibereye muri paradizo. Luka 23:43. Bazaba baruhutse. Katwasubiremo. Icyo gihe abakiranutsi bazaba batarahabwa ibihembo byabo, bazaba babitegereje kugeza ku muzuko wa mbere, bibereye muri paradizo. Dusomye muri Luka 23 umurongo wa 43. Bazaba baruhutse. Ibyahishuwe 14:13. Ibyahishuwe 6:9-11. Icyo gihe abanyabyaha bazaba batarahabwa igihano cyabo, bazaba bagitegereje kugeza ku muzuko wa nyuma,
ubwo urupfu na kuzimu bizakurwaho, abanyabyaha bazaba bagitegereje kugeza ku muzuko wanyu, bazaba batarahabwa igihano cyabo, bazaba bagitegereje kugeza ku muzuko wa nyuma, ubwo urupfu na kuzimu bizakurwaho. Dusome mu Byahishuwe 20:14 na 15. Ibitekerezo by'ubuyobe. Ibitekerezo by'ubuyobe ku bapfuye, hari icyo bajya bita ngo ni purigatori. Purigatori, itorero Gatulika ry'i Roma ryigisha abayoboke baryo ko abapfuye berezwa muri icyo gihe mbere yo kugera imbere y'Imana, mbere yo kuzuka, mbere y'urubanza. Ariko nta murongo n'umwe wo mu byanditswe ubihamya, ni ikinyoma. Ibyo abantu bizera ngo ni purigatori, abatari babisobanukiwe, ni ikinyoma. Ahubwo isezerano rishya ryigisha ko hariho abantu b'uburyo bubiri. Hari abakijijwe n'abarimbuka, aribo banyabyaha cyangwa les impies. Ryigisha iherezo ry'uburyo bubiri, ryemezwa n'igihe kimwe cyo gupimwa kw'imirimo umuntu yakoze mbere yo gupfa kwe. Abaheburayo 9:27, Abakorino ba kabiri 5:10. Abakoreshwa n'imyuka mibi, resipizitisme, bo bemeza ko abantu bakorana n'imyuka y'abapfuye, imyuka mibi, kuyiraguza. Ariko Bibiliya ibuza abantu bakorana n'imyuka mibi, irabibuza. Imyuka mibi cyangwa imyuka y'abadayimoni cyangwa imyuka y'amashitani, abazimu, bivuze iki? Ni abamarayika bamanukanye na Satani, nibo bishushanya mu myuka y'abapfuye kugira ngo barwanye abayo by'abantu n'uburyo buhanitse, kugira ngo barwanye abantu b'Imana. Ni uburyo buhanitse Satani akoresha mu kuyobya abantu bakamwemera mu cyimbo cy'Imana. Burya Satani ni igihangange. Bibiliya ibuzanya rero gukorana n'imyuka mibi, kuraguza, gushikisha n'ibindi. Ubu ni uburyo Satani akorana n'abantu, abayobya bashyiramo izindi mbaraga. Abalewi 19:31 na Yesaya 8:19. Abalewi 19:26 na 20:6. Gutegeka kwa kabiri 2:18 kugeza ku murongo n'umurongo wa 9 kugeza wa 12. Iyo umuntu yavuye mu byizerwa, iyo umukristo yaguye akareka Imana agashaka imyuka mibi, nka Sawuli wari umwami wimitswe n'Imana, nyuma akanga kumvira Imana, ubwo yamutumaga. Samweli wa mbere 15:1, 23 na 27. Imana yamwituye kumuca ku ngoma, kumunyaga ubwami yari yaramweguriye. Sawuli amaze gutandukana n'Imana kubera icyaha cyo kutumvira, yarihebye ajya gushikisha, kandi yarazi ko ari icyaha. Samweli wa mbere 28 umurongo wa 7 n'uwa 17, n'ingoma ya mbere, ingoma za mbere igice cya 10 umurongo wa 13. Uku niko bigendekera umukristo wasubiye inyuma. Umenye ko Sawuli yarimbutse. Sawuli yararimbutse. Mbibutse ko iyi ari isomo ryitwa ibihe bya nyuma. Abantu bashingiye
ku nkuru za Sawuli n'uyu mugore w'umushitsikazi, bibwira ko Imana yemera ko abantu bakorana n'imyuka y'abapfuye. Si ukuri, siko biri. Iyo biba ukuri, Aburahamu aba yaremeye Lazaro kuza kuburira bene se w'umutunzi. Luka 16:19-31. Twavuga ko abitangira gushikisha no kuraguza baba bataye kwizera kwa Gikristo. Ibyo birumvikana. Yesu uhagije mu mitima, Yesu afite imbaraga, abantu bareke gukorera Satani bamukorere. Hano bakavuga ko bakamenye iby'isi itagaragara, isi y'umwuka. Abantu bakwiriye kumenya, ni byiza kumenya iby'isi itagaragara, ariko abantu bakanamenya nanone isi y'umwuka. Aba bantu bakorana n'iyi myuka mibi, babashikisha, biringira imyuka y'abapfuye, abangaba bakorera Satani kumugaragara. Ntabwo rero umuntu uri mu mubiri ashobora kubimenya. Bisaba ko winjira mu wundi mwuka w'Imana. Imana itugirire neza. Gusinzira k'umuntu wavuye mu mubiri. Hari igihe abantu cyangwa abakristo bamwe badasobanukirwa ibyo basinziriye cyangwa bapfuye. Bagira ngo imitima cyangwa imyuka ibaho mu butamenya kugeza ku muzuko. Bati ubugingo bw'umuntu buba businziriye. Iyo Bibiliya igereranya urupfu n'ibitotsi, ibishatse kuvuga ko umuntu aba adafite ubumenyi bw'iyi si y'intege nke. Urupfu n'ibitotsi, ibi bishaka kuvuga ko umuntu aba adafite ubumenyi bw'iyi si y'intege nke, ariko aba ari maso mu yindi si y'umwuka iyo yagiyemo avuye mu mubiri. K'umukristo n'isi y'ubwiza. Iyo umuntu avuye mu mubiri, ku muntu wizera Imana w'umukristo by'ukuri, aba yinjiye mu yindi si y'ubwiza. Ariko abandi bavuye mu mubiri batizera, baba bagiye mu yindi si ibabereye mbi. Imana itugirire neza. Troisième étude, umuzuko. Hari imizuko ibiri itandukanye igaragazwa n'ibyanditswe Bibiliya. Itorero no kugaruka kwa Yesu. Ubundi abantu benshi bakunda kugira ikibazo, bakibaza ngo abantu bapfuye bazazuka. Mu bihe bya nyuma rero turarebaho ibihe bya nyuma. Abantu bazajya, murabizi abantu bakorera izi si zindi cyangwa Satani, hari n'uburyo bagenda ngo bakazura abapfuye, bakamuzura, bakamukoresha imirimo y'uburetwa, bakarara bamuhingije. Ubu hari nk'ukuntu umuntu abyuka yumva afite amavunane. Hari igihe baba bagutwaye mu yindi si bakagukoresha imirimo y'uburetwa, ukabyuka wumva unaniwe, wumva wavunaguritse, wumva udafite akabaraga. Icyo gihe baba bakujyanye mu bundi buryo bwabo. Umukristo rero arabimenya, akarwanya iyo myuka kandi akayinesha. Ntabwo rwose umuntu uri mu mwuka wera w'Imana, umuntu wemera Imana by'ukuri, umuntu wirinda imikorere ya kishitani iyo ari yo yose, ntabwo iyo myuka imugiraho imbaraga. Ariko umuntu utizera Imana, umuntu udakijijwe, umuntu utararetse ibyaha, burya Satani ntashobora kugukurikira adafite akantu akurikiye. Aba afite akantu agukurikiyeho, ntabwo ashobora kukurekura rero. Kereka igihe watandukanye n'izo mbaraga, watandukanye n'ibyo byaha, nibwo Satani akurekura. Imana idufashe. Aramuhura TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV.